ora et labora. mufite ubukwe cyangwa ibirori mutugane groupe ora et labora. Waba ukeneye protocole cyangwa serivisi? waba ukeneye cyangwa umutahira Mwaba mukeneye ababasusurutsa mu mbyino gakondo? reka tubibasobanurire. Nk'uko mubibona iyi ni groupe ora et labora basuye nk'uko batangiye babibagaragariza, ariko nubwo twabasuye hari umuyobozi turi kumwe nawe nk'uko mwagiye mubabona, twagiraga ngo tumwakire ubundi ora et labora. Murakoze cyane nanjye akaba iryo tsinda mbarizwamo. Amazina yanjye rero ni Nzasabimana Fabrice. Itsinda rya ora et labora ritanga serivisi ya protocole n'ubuyobozi n'ubutahira mu bukwe cyangwa se mu birori bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo impamvu y'iri tsinda, impamvu ryabayeho, byari bimaze kugaragara ko mu bukwe haboneka ikibazo cy'uko ibyo wateguriye abantu bari buze gukonsoma atari cyo bikoreshwa. Itsinda rijyaho kugira ngo rinoze imikorere cyangwa se savinge abitabiriye ubukwe, buri wese abone icyamugenewe mu bukwe nk'uko ibirori yabiteganyije. Niyo mpamvu itsinda uramutse ubikeneye rero ni karibu waduhamagara, hirya no hino turahakorera, haba mu karere ka Rubavu no mu tundi turere dukikije akarere ka Rubavu, hose turahakorera. Murakoze cyane. Nzasabimana Fabrice urakoze cyane, ariko nanone turaza kubaza ikibazo kugira tuti ese iyi groupe ikorera ahagana hehe? Bisanzwe ikorera mu cyicaro ahagana hehe muri iyo zone, kugira ngo abantu baza babagana cyane cyane nk'abakorera ubukwe muri iyo zone mukoreramo babagane rwose nk'uko mwabibasabye. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mutubajije. Dukorera mu karere ka Rubavu n'izina ahazwi ku murenge wa Gito, ariko si aho ngaho gusa nk'uko dutanga imbibabwira, dukora no mu turere tugiye dutandukanye, ndetse n'abatabasha kuba bagera aho ngaho dukorera kuri tere bashobora kutubona kuri nimero ya telefone 0783744212. Bashobora kuduhamagara tukabasanga aho baherereye, tukabafasha rwose kunoza serivisi. Fabrice urakoze. Ikibazo cy'amatsiko, abantu bari kureba, bari kurikiye groupe yanyu, bari kwireba, bari kwibaza ikibazo nanjye nakwibaza nonaha, ese ni uko mungana cyangwa se hari abandi benshi abo bahagarariye abandi itorero y'abantu, kuko turabizi ko mu bukwe mu bintu bitandukanye haba harimo abantu benshi bakuru. Ese ni aba gusa cyangwa hari n'abandi benshi aba ngaba bahagarariye? Murakoze cyane. Ntabwo ari uko tungana, ni iby'umugari cyane. Hari abakora muri serivisi, hari abakora muri protocole, noneho dufite n'abakora cyangwa se ababyina imbyino gakondo. Bamwe rero bagiye no mu biraka hirya no hino, no munsi ntabwo abashinzwe turi kumwe kuko bari mu biraka hirya no hino tuba dufite tugana ku musozo. Groupe ora et labora ngira ngo ni ururimi rw'ikilatini, watubwira ngo ijambo ry'ikinyarwanda n'abandi bose basobanura. murakoze cyane. Nk'uko mubivuze ora et labora gusenga kandi ukore. Intego y'abajene bishyize hamwe basanga gusenga bidakwiye gusa no gukora ugasenga. Turabashimiye nyakubahwa Fabrice umuyobozi, kandi dushimira na groupe ora et labora. Twabifuriza amahirwe masa, turi mu gihugu cyiza, igihugu cyifuza urubyiruko kwiteza imbere. Namwe kuba mwaragize igitekerezo mukore nta rwose nta gushidikanya, cyangwa bikunda Imana muri kumwe, nguko iwanyu kugira ngo senga kandi ukore, nimusenga kandi mugakora, Imana izabafasha ahasigaye mugire imyiteguro myiza, mujye gutanga serivisi nziza, hanyuma rwose turahamya neza ko bizagera kure, ndetse n'abanyamahanga bakajya babakenera mu bihugu bitandukanye. Murakoze cyane, bayimanza.